Mwaramutse neza, turabashuhuje nanone. Twari tumaze iminsi tutagaragara, twagarutse. Tugarutse rero n'inkuru nziza cyane imeze neza. Murabona abantu, urubyiruko kuri kamera hano. Reka na urubyiruko rw'akagari ka Muguramo bari mu kwihangira imirimo, bari kwiga kuboha udukapu twiza cyane, namwe muratubona kuri kamera. Reka tubegere tubabaze twumve se utu tuntu bari kuboha ni uduki, tubazabamarira iki, bizagenda bite, twabamara iki mu buzima busanzwe. Ariko hagati aho hari n'umwarimu ubigisha. Munyemerere mbanzirize ku mwarimu tumuganirize twumve uko ibi bintu bari kubikora, cyane ko bagaragaza ko bizabateza imbere. Reka mwarimu mwakire gato. Waramutse mwarimu? Umeze ute? Meze neza. Watubwira muri make bano banyeshuri bawe uri kubigisha ibi bintu, nanjye simbisobanukiwe. Muri make wabwira abadukurikiye kuri kamera bimeze bite muri rusange? Muratubona turi urubyiruko, turi kwihangira imirimo, turi gushaka ikintu cyazaduteza imbere. Udukapu turimo kutwiga, ngiye kumara imyaka 4 mbikora. Yego. Ni utuntu twiza cyane dufasha urubyiruko kutajya mu biyobyabwenge no kwifasha. Hakagira byinshi ubasha kugeraho bitakugoye. Kuko niba ukaboshe baraza bakaguha amafaranga, aya mafaranga ukagira ibintu yakuramo. Kagura ngahe ubu agakapu kamwe? Agakapu kamwe ka make kagura 5,000. Agakapu kandi kanyuma gahagaze ku 5,000. 5,000. Umuntu ashobora kubaha nk'utukapu tungahe ku munsi? Biratandukanye. Ako kagura 5 ugakora mu minsi 3, ako kagura 5,000 ugakora ku munsi umwe, ukora utuntu 5. Yego. None se muri hano babishyura minerivare cyangwa n'inkunga, bimeze bite, babiga gute? Ni inkunga ya Zoe Rwanda. Zoe Rwanda. Ni urubyiruko rwibumbiye muri Zoe Rwanda. Ni Zoe Rwanda yaje gufasha urubyiruko kwiteza imbere. Yego. Kwigira. Ngayo nguko rero inshuti zacu, murumva ko umuterankunga Zoe afite akamaro gakomeye cyane nko ku rubyiruko nkuru. Urabona ni urubyiruko rw'inkumi, abakobwa ni abamama b'ejo hazaza. Iyo bari gutegura imirimo nk'iyi ngiyi birafasha, kandi bigatuma batagira izo nda z'indaro, bigatuma bazakorera umuryango bakavamo abagore b'icyerekezo kandi abagore babereye u Rwanda. Reka tubaze umwe mu bari kuboha hano twumve ibyishimo afite n'umunezero, kugira ngo twumve koko n'abandi bataraza n'abandi babikeneye, kugira ngo bazigishe na bagenzi babo babashe kuziteza imbere, ku buryo umurenge wa Rubaya tutakumva abantu bagiye ku mupaka, tuvuga abantu bagiye Uganda kugira ngo babone ko ariho bari buze kubona ubuzima, ahubwo ubuzima buri iwacu hano mu Rwanda. Waramutse neza? Umeze ute? Meze neza. Wakwibwira abadukurikiye amazina yawe, ukatubwira ibyiyumvo ufite, umunezero ufite aka kanya? Amazina yanjye nitwa Musigirwa wa Sekorodina. Yego. Ubundi nanjye ndi umwe mu banyeshuri bari kwiga uyu mwuga wo kuboha ubukapu. Yego. Rwose muri make mfite ibyishimo byinshi. Ubundi nirirwaga mu nzira ndimo gupfa ubusa, none ubu kuri iyi saha mfite ahantu ndimo kwirirwa. Rwose nkabona ibintu birimo kugenda neza. Urabona bigenda neza cyane? Biragenda neza rwose. Ubundi mu buzima busanzwe wakoraga iki? Nakoraga akazi ko guhinga, ubundi naba ndi mu rugo nkaba ndimo gupfa ubusa ndi mu nzira ndimo kuyayana. None ni bimeze neza cyane? None ibintu bimeze neza. Ubu nanjye nicara mu bandi bana nkiga. Ubu ndi kubona no mu minsi iri imbere nziteza imbere nari. Hanyuma se murabona biri kugenda, abantu bamaze kumenya kuboha, hari utwarangiye udukapu. Mufite iyihe ngamba nyuma yo kwiga uyu mwuga? Ingamba dufite n'ubundi ni ukuzashaka nk'ahantu dukorera, tugakora nka koperative, tukiteza imbere n'ubundi tukabona amafaranga. Yego. Rwose ndumva ari sawa. Nk'ubuyobozi se murasaba iki kugira ngo ibi bintu mwiga, murabona ko bikomeye, kugira bitazapfa ubusa, kugira ngo bizagire icyo bibamarira? Muradusaba iki cyaba murasaba iki abayobozi? Turasaba ko mwadutera inkunga, n'ubundi ubuvugizi mukadusabira inkunga, mukadushakira nk'ahantu ho gukorera, tukaba koperative tugakora, ubundi tukabona amafaranga. Aha, urakoze cyane. Aha, murabona rero ko rwose inshuti zacu mudukurikiye, murabona yuko urubyiruko ntago rwabuze icyo rukora.
ahubwo ntekereza ko uyu munsi urubyiruko umuntu wakabaye ari mu biyobyabwenge ari urubyiruko, ntabwo ari uko habuze icyo gukora please, ahubwo abantu bakabaye bamenya aho imirimo iri, bakamenya kuyihangira bakayikora ikabateza imbere. Murabona kano gakapu, murabona ko ari twiza cyane, nta muntu utadukenera. Utu rero turamutse tubonye isoko tugakorerwa mu Rwanda hose abantu bakatubona, ntekereza yuko nta muntu utagura agakapu k'icyatanu. Ubwo rero munyemerere mbashimire, kandi murabona yuko tugomba kubaka igihugu cyacu. Uru ni urubyiruko, igihugu gikeneye imbaraga, ni abamama bazavamo abamama bafitiye igihugu akamaro. Murabona ko rwose imirimo irimbanyije. Ndagira ngo mbashimire cyane mwese abadukurikiye, kandi turacyari kumwe rwose. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.